haburaho iminota mike cyane rwose haburaho iminota mike cyane ngo saa sita zigere byuzire ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu aho hizizwa umunsi wa Noheri. Sasa mu by'ukuri rero muri Rompuwe mu mujyi wa Kigali harimo akavuyo, nyamuneka harimo akavuyo keshi gashoboka. Ndakubwiza ukuri ko ni mu ndebere kuntu Rompuwe yari yuzuye n'ukuri kose mu minota mike cyane ibura kugira ngo saa sita zigere. Mu yandi magambo abantu bari bagirwe ko rwose bagomba gutaha. Mu yandi magambo navuga ko rwose bitari byoroshye no kugira ngo tubone ukuntu dufata amwe mu mashusho birumvikana nka team ya Shuti Innovative TV Group, bitewe nuko hari urujya n'uruza rw'abantu benshi. Abantu benshi bari buzuriranye rwose no kupfa kubona aho hagarara byari ikibazo. Hari huzima abanyamahanga benshi baturutse imihanda yose baza kwizihiza birumvikana umunsi mukuru wa Noheri inaha mu Rwanda. Sasa mu by'ukuri bamwe rero benshi mu banyamahanga bari bahari mu by'ukuri twavuga ko ari higanjemo abenshi baturuka mu bihugu bya Aziya, hakaba harimo rero n'abaturuka ku mugani wa leta z'ubumwe za Amerika, ndetse birumvikana n'abaturuka benshi mu Bushinwa ndetse n'abandi bagenda baturuka mu bihugu byinshi bya Aziya. Sasa rero mu by'ukuri tukigera muri Rompuwe ya Kigali, mu yandi magambo murabizi ko mbere ntabwo ubundi habaga harangwamo urujya n'uruza rw'abantu benshi. Mu by'ukuri sasa rero mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ko no kwambuka umuhanda byari ikibazo gikomeye, bitewe nuko ambutiyaje y'abantu yari iteye ubwoba baza bashaka kwinjira hano muri iyi Rompuwe kugira baze bifotorezemo. Mu by'ukuri byari ibintu bitangaje. N'ubwa mbere mu mujyi wa Kigali bigaragaye ko saa sita zirinze zigera abantu ari urujya n'uruza baza kwifotoza amafoto hano muri Rompuwe. Ndakubwiza ukuri ko twazengurutse tuzenguruka twe na timu yitwa turi kumerubikana, twagiye turazenguruka tugira ahantu hose hashoboka ngo turebe impumeke hari imyanya magambo turi n'ukuntu abantu benshi bishimiye uyu munsi wa Noheri. Ndakubwiza ukuri ko rwose hari mu masaa 5 rwose ziburaho iminota mike cyane ishoboka kugira ngo saa sita z'ijoro zigere. Mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ko ntago byari byoroshye, bitewe nuko urujya n'uruza rw'abantu benshi bari bahari. Mu by'ukuri ngo bazi mu yandi magambo navuga ko byose ari ukuziki Noheri nk'umunsi mukuru w'igitangaza. Ni mugende nkuko turi kugenda tubereka amwe mu mashusho y'ukuntu byari bimeze. Ndakubwiza ukuri rwose nimba utaje ngo wifate ifoto cyangwa se mu yandi magambo urebe urujya n'uruza rwari hano hantu, mu by'ukuri wacitswe cyane. Sasa mu by'ukuri Abanyarwanda bamaze gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru mu kwizihiza Noheri, aho bigenda bitandukana bitewe nuko imisi igenda isimburana, cyangwa se ko ibihe ni imyaka n'imyaka igenda isimburana, niko Noheri itegurwa mu by'ukuri igenda igira ubudasa butangaje. Twavuga ko ari ubudasa bw'akataraboneka. Sasa rero mu by'ukuri ubibona cyane cyane nk'iyo uzengurutse umujyi wa Kigali, especially hano muri Rompuwe. Ndakubwiza ukuri rwose hari ibitangazamakuru byinshi bitandukanye, hari ibitangazamakuru byinshi bitandukanye, hari bikomeye n'ibyo hejuru yose hano mw'iki gihugu kugira ngo bize byifatire aya mashusho ateye ubwuzu nkuko muri kureba. Birumvikana nk'uburyo natwe rero tutari twacitswe ngo tuze natwe twirebeye ukuntu bimeze hano muri Rompuwe. Ndakubwiza ukuri harimo ibyiciro byinshi bitandukanye by'abantu, abanyamahanga, abantu benshi, ndetse igitangaje nuko twamenye ko hari abantu bateze bagaturuka mu ntara za kure, birumvikana bagaturuka ahantu kure cyane hashoboka mu ntara zigize u Rwanda, birumvikana bakaza rero kwizihiza Noheri inaha i Kigali. Ariko no by'umwihariko bakaba mu by'ukuri bamwe na bamwe rero baragiye babona ukuntu Rompuwe yagiye itakwa. Benshi rero bahiga umuhigo wo kuzavuga ati tuzaza tuyitahe byanze bikunze, ntago tugomba kuzavira mango. Ndakubwiza ukuri ko rwose harimo abanyamahanga benshi, abaturutse imihanda yose hirya no hino wabashe mu by'ukuri kwifotoreza hano. Muri kubona ko rwose byari ibintu binesheje cyane. Ndakubwiza ukuri ko twagiye natwe kuva mu by'ukuri twumvaga tutahava bitewe n'ukuntu hari heza, n'ahantu heza. Mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ko rwose waza ukanaharara rwose uyafata amafoto, bitewe n'iki n'ahantu hashimishije cyane mu buryo rwose bufatika cyane. Mu by'ukuri sasa mu by'ukuri kuba mu by'ukuri rero utabashije kugera, birumvikana niyo mpamvu twagufatiye uyu mwanya kugira ngo tukwereke ukuntu byifashe hano muri Rompuwe mu mujyi wa Kigali. Mu yandi magambo rero abantu benshi mu by'ukuri biteguye
bateguye Noheri nk'umunsi w'igitangaza, umunsi utuma isi yose ihungabana. Mu yandi magambo so guhungabana kunda, ahubwo isi yose ibishyushye, impande zose z'isi zose mu by'ukuri isi biri kunyeganyega kubera uyu munsi wa Noheri nk'uko bigenda bigaragara hirya no hino. Sasa mu by'ukuri rero ubusesenguzi bugaragaza ko ubundi Noheri mu by'ukuri uko internet yagiza ndetse nuko ikoranabuhanga birumvikana ryagiye ritera imbere na tekinoloji igenda byagiye bituma rero byumvikana byagiye bituma Noheri iba umunsi w'igitangaza kugeza nkuko Noheri yakomeje kugenda igenda ibashyashya buri uko umwaka ushize n'undukaza birumvikana mu buryo butandukanye. Sasa rero ntago Noheri mu by'ukuri ikiri yo kwizizwa n'abana nkuko mbere abantu babifataga, ahubwo Noheri sigaye izizwa n'abantu benshi batandukanye. Ikinatangaje kirimo nuko abenshi mu biziza Noheri harimo n'abantu batanemera uwo Yesu, ariko mu by'ukuri kuko bona ari ibintu bishimishije cyane, ari ibintu bibereye ijisho bakaza kwiziza. Ngira ngo nkuko muri kugera mubona ahantu harimo n'abayisilamu benshi bari baje Imana rwose ngo barebe ukuntu ibintu byifashe, ndetse birumvikana bose biteguye no kwiziza uyu munsi w'agatangaza wa Noheri uri kwizizwa henshi hatandukanye Chris. Mu by'ukuri sasa rero icyo bita social media, internet, birumvikana ni bumwe mu buryo bwakoreshejwe kugira ngo birumvikana ikintu bijyanye na Noheri kizihizwe, bikaba bituma rero abantu benshi urujya n'uruza kwisi baza bagahurira ahantu henshi hatandukanye hatatswe mwene iyi mitako kugira ngo bahace bahafate amafoto, ndetse n'utanahafashe ifoto mu yandi magambo azenguruke arebe urujya n'uruza. Ndakubwiza ukuri ko ntago byari byoroshye gupfa no kubona ahantu byonyine ugira ute ukandagira, bitewe n'iki haba inyuma haba imbere hose harimo urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse imbere. Muri kubona ko harimo n'abanyamahanga benshi baje baturuka imihanda yose mu by'ukuri, abo bose bari baje rero kugira ute kwizihiza umunsi mukuru wa Noheri inaha mu Rwanda. Mu by'ukuri sasa rero hano mu Rwanda dusigaye twizihiza umunsi mukuru wa Noheri ku rwego rw'agatangaza ugiriranyije rwose. Mu by'ukuri rero u Rwanda ruri kugenda rusatira umwanya mwiza muri bimwe mu bihugu bifite ubudasa mu kwizihiza Noheri. Twavuga ko rwose nk'umwaka utaha rwose hari abantu twavuga ko hari nk'abantu benshi bazajya baza inaha mu Rwanda baje kwisisa Noheri mu by'ukuri ku bwinshi nk'uko byagiye bigaragazwa nyine mu mashusho twagiye dufata mu by'ukuri nk'uko twagiye tubibona, ndetse n'abantu bamwe namwe twagiye dusanga tukababaza tukabagana. Benshi bagiye tubwira ko rwose u Rwanda ari igihugu cyiza umuntu yaza kuriramo iminsi mikuru ya Noheri nk'uko muri kugenda mubibona. Ndakubwiza ukuri rwose ni ahantu haryoshye cyane, twazengurutse tuzenguruka impande yose, tugenda tureba hirya no hino, tuzenguruka impande imbere hose ngo turebe ukuntu iyi Rompuwe itatse. Ariko reka nkubwiza ukuri iyi Rompuwe irashyushye ku rwego rwo hejuru. baravuga ngo ni ikirori. Mu by'ukuri reka nkubwiza ukuri uwaza gukoreramo ikirori hano mw'iyi Rompuwe, ndakubwiza ukuri akayabo k'amafaranga yakura ntikagira uko kangana, bitewe n'uko ni ahantu hakunzwe cyane. Ikindi nakongera kuvuga nuko ahantu hadekowe cyangwa se hataswe gutya hanadekorwa na Bank of Kigali Beka, akaba ariyo rero banki yagize ubudasa bukomeye nyine mu gutaka iyi Rompuwe, ndetse tunibukiranye ko naho ikorera mu mujyi rwagati. Birumvikana kuri ya nyubako yayo nini mu mujyi rwagati muri country zone, naho yahatatse ku rwego rwiza rw'agatangaza. Muri kugenda mwibonera amwe mu mashusho, ndeba nk'urwo rujya n'uruza rw'abantu, kandi ubwo no kuvuga ngo abo abamanukaga bajyayo abandi bari kuvayo, ariko abamanukaga bajyayo bari benshi. Ndaje mu kanya kuri turabereka hano ukuntu abantu bambukaga umuhanda. Mwene magambo abonaga ko harwa urujya n'uruza rw'abantu benshi bari baje kwifotoreza hano mu Rompuwe. Sasa mu by'ukuri muri kugenda mu ukuntu urujya n'uruza rw'abantu rwanganaga. Ndakubwiza ukuri ko izi zari mu masasta rwose, izi sasta ibura iminota mike cyane. Muri kubona ukuntu umuhanda rwose unarebye muri zebra cross, bingira ngo uri kureba ukuntu abantu barujya n'uruza rutangaje. Sasa rero mu by'ukuri rero muri kwibona namwe ukuntu byari bimeze, karakazi ikatoroshye rwose. Sasa mu by'ukuri benshi mu bitabiriye birumvikana harimo n'abana rwose. Muri kubona ko abana bitabiriye kuza kwifotoreza kuri Rompuwe. Ndakubwiza ukuri ko byari ibintu bitangaje, dore ko bari no mu gihe ikibiruhuka amashuri. Birumvikana
yafunze batari kwiga yari umwanya mwiza sasa mu by'ukuri kuza kwifotoreza aha hantu mu by'ukuri ndababwiza ukuri muri kugera mubona impande z'umujyi wose Kigali kuntu hashyushye ibintu biratangaje mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ko rwose iyi Noheri iraza kuba ishyushye mu buryo bugaragara bitewe nuko biratangaje kubona saa sita ziburaho iminota mike cyane ishoboka rwose mu muhanda ubona ko urujya n'uruza rwari ruhari mu by'ukuri ahantu hose hagiye hatandukanye mw'abantu mwenda babwiza ukuri ko byari ibintu bitangaje iriya muri kubona ko harimo nambuteje mu muhanda kubwo abantu bashaka kwambuka bajya kwifotoreza muri Rompuwe mu by'ukuri reka tubashimiye tubifurize Noheri nziza n'umwaka mushya muhire turabakunda.